Prophet Joshua. Ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino uyu mugabo witwa Prophet Joshua yagaragaye kabisa avuga ko afite amafaranga menshi ashaka guhereza abantu. Naraje agiye imbere ya kamera aravuze Prophet Joshua akuyemo imyenda, haraje yigiye mu byondo, yigize nabi. Yari bikwiye ko umuntu yaza akagutuma gukora amahano, yewe yanahitana n'ubuzima bwawe, yashyira ubuzima bwawe mu kaga, ngo akunda guhereza amafaranga nawe ukagenda ukabikora. Ibyapererejwe byinshi usanga inyuma yabyo byihishemo amafaranga. Akavuga ati ngewe nakoze biriya, nabigenje kuriya kubera ko yanyemereye amafaranga ingano iyi ni. Bitanga icyizere ki ko agutumye gukora ibindi bibi cyangwa gukorera abandi bibi ngo aguhaye amafaranga utabikora. Tekereza niba warafashe telefone ukabona Prophet Joshua kuri telefone ugahita uvuga uti uko byagenda kose arantegetse, aranshoboye, aramfashe, reka ngende nkora ibyo ambwiye. Ntabwo muziranye, ntimuranahura, ariko wamubonye kuri screen, uragiye witaye mu byondo, ukuyemo imyenda, witesheje agaciro ngo ukunda ubona amafaranga rwose Prophet Joshua akayaguha ukayarya, ejo bibaye ngombwa ko arayanyumuriye, sibyo? Byaba bimaze iki? Hashobora kuba hariho ubukene, sibyo? Kandi buriya nuko bamwe na bamwe tujya tubyirengagiza, ubukene nta hantu butaba. Uhemuka uyu munsi ngo ejo uzabeho, ntabwo bikwiye umuntu nyamuntu. Wari uzi ko iyo nzara ushonje mu kanya nk'ako guhumbya warya igashira kabisa ukibagirwa mu gihe cy'amasegonda ko wari unashonje? Ariko uzi ikintu giteye ubwoba? Iyo nzara nuyemerera kwangiza inzozi z'ubuzima bwawe. Inzozi z'ubuzima bwawe ntaho uzongera guhurira nazo. Inzozi z'ubuzima bwawe iyo zisenyutse ntabwo kuzubaka bijya bikunda, akenshi ntibishoboka. Vuga ngo jya urya akagabuye cyangwa urye duke urenzeho agakombe k'amazi, ubundi uryame uruhuke, ejo uzajye kongera gushaka twa tundi duke na twa tuzi two kurenzaho. Aho kugira ngo urye byinshi uyu munsi ejo utazabona ukubyuka, urye byinshi uyu munsi ejo buzake wapfuye. Warya dukeya ahubwo ejo ukazaramuka ufite ubuzima, ukajya gushaka utundi dukeya ugakomeza kubaho. Ukeka ko yabyutse mu gitondo agasanga inzu ye yuzuye amafaranga, ashaka kuyagabanya yajugunya mu bantu kugira ngo agabanyuke, aramubangamiye. Araho aryama yabaye menshi, kuri konti yabaye menshi, yaguze private jet nk'abandi, yaguze imodoka igezweho nk'abandi, aba mu nzu nziza nk'abandi, none amafaranga yayazinutswe, yamubangamiye, ari kuyatanga mu bantu. Prophet Joshua ni inshuti y'u Rwanda, ni inshuti y'urubyiruko rw'u Rwanda, ni inshuti y'abanyarwanda yakadasohoka. Prophet Joshua ni umwanzi w'u Rwanda n'abanyarwanda uruta abandi bose bigeze kubaho. Aho uri hose ndakuramukije kandi ntewe ishema bikomeye no kongera kuguha ikaze mu kiganiro cyacu kuba umuntu. Nge nitwa Don the Great, ni Done Media TV. Twisanga mu kiganiro kuba umuntu, tukaganira ku bumuntu bwacu burenze kuba turi abantu mu bihagararo, ahubwo tukavuga ngo tugomba no kuba abantu muri twe mimbere, tugatungamo ikarita z'ubumuntu. Niho tuza tukaganira tukavuga ngo hari aho ushobora kugera ugasanga umuntu yakoze ibikorwa runaka mu bwawe, mu bumuntu bwawe, ukibaza ukavuga uti ubu koko ibi bintu byakozwe n'umuntu, bitewe n'uko ibintu yakoze ari amahano, bitewe n'uko ibintu yakoze birenze kuba byagakozwe n'umuntu wa wundi wakabonyemo ubumuntu bwari kumuyobora bugatuma adakora ayo mahano, ahubwo ukabona yabikoze. Niho urenga ukibaza utese ibi bintu ubu byakozwe n'umuntu, kandi mu by'ukuri uri kumureba ko ari umuntu wabikoze. Ariko ahantu bitangarije ukaza ukagera naho undi muntu yakoze ibikorwa runaka byiza bishimishije, sibyo? Nanone ukavuga ngo ibi bintu
bikwiye umuntu nyamuntu, ibi bintu byakozwe n'umuntu. Abenshi bakanabirenga bakavuga ngo ibi bintu byakozwe n'umuntu w'umugabo, niyo yaba ari umugore, niyo yaba ari umwana, niyo yaba ari muto cyangwa mukuru, baravuga bati ibi bintu byakozwe, umuntu wabikoze n'umuntu w'umugabo, byakozwe n'umuntu nyamuntu. Urumva, ubwo bumuntu rero ubura iyo umuntu yakoze amahano, na bwa umuntu ubona iyo umuntu yakoze ibintu bya nyabyo. Nibwo dushingiraho hano mu kiganiro kuba umuntu, tukavuga ngo tugomba kuba abantu nyabantu bafite ubwo bumuntu. Mwongera nkanavuga ngo kandi reka kuba umuntu mu gihagararo gusa tubigereranye n'iriya telefone utunze. Telefone yawe utunze mu by'ukuri itarimo simukadi, tuyigereranye no kuba umuntu mu gihagararo gusa. Ntabwo bihagije kuko nayo yitunze itarimo simukadi. Simukadi ariyo nza nkagereranya n'ikarita y'ubumuntu twakagombye kugira muri twewe kugira ngo turugire elema cyangwa se elements dutumwa kuri izo karita z'ubumuntu zituma dukomeza kuba abantu mu bihagararo ndetse no muri twemo imbere. Nkavuga ngo iyo ushyizemo simukadi muri telefone yawe, telefone yawe itangira kubona amarezo, ikagufasha gutangira gucommunicatinga, sibyo, n'umuntu mu gihagararo gusa. Iyo adafite ikarita y'ubumuntu nta reza aba afite, ntacyo aba asobanuye. Ariko umuntu nyamuntu kandi ufite ikarita y'ubumuntu muri we, ni wa wundi uvuga uti uyu muntu ni umuntu w'umugabo, uyu muntu ni umuntu nyamuntu, uyu muntu ni umuntu umuzima ufite ubumuntu. Ikaze rero nanone by'umwihariko, iyo niyo mpamvu ndetse ni nayo mbundo y'ikiganiro cyacu. Uyu munsi ntabwo turi butinde cyane ku bindi biri kure cyane, ahubwo turagaruka ku mugabo witwa Prophet Joshua. Ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, uyu mugabo witwa Prophet Joshua yagaragaye kabisa avuga ko afite amafaranga menshi ashaka guhereza abantu, ariko kuri kondisiyo imwe. Kondisiyo imwe ariyo ko umuntu azajya aza akamuvuga izina rye, akamuvuga neza, akamusingiza, akamusingiza bya bindi bifatika, undi nawe akamunyanyagizaho urufito, akamunyanyagizaho umubare utabarika w'amafaranga. Ibyo rero akimara kubitangaza koko twabonye benshi, sibyo, twabonye benshi nabo tutakekaga. Ukabona umuntu araje agiye imbere ya kamera aravuze Prophet Joshua, akuyemo imyenda, haraje yigiye mu byondo, yigize nabi, araje yikoze ibintu bya bindi ubona ko akoze ibintu iyo biba ari ibishoboka ko yari gukora n'ibirenze, n'ibyamubabaza, n'ibyamuhaminga kugira ngo Prophet Joshua abashe kubona ko yabikoranye umutima, ukabona uwo muntu yabikora. Ibyo ngibyo byose mwarabibonye. Ariko hano mu kiganiro kuba umuntu turicara tugashishoza, tukareba ngo ese umuntu nyamuntu ufite ubumuntu, ufite ya karita y'ubumuntu iriho elema z'ubumuntu, muri izo elema zigomba kuba ku ikarita z'ubumuntu zacu hagomba kubamo ikarita elema yo gushishoza, sibyo, elema yo gushishoza ku ikarita z'ubumuntu bwacu, ndetse tukagiraho na elema yo kwihesha agaciro, sibyo. Ese bisobanuye ko buriya cyangwa se bikwiye ko umuntu ashobora kugukoresha amahano nawe ukayakora ngo aguhe amafaranga? Byari bikwiye ko umuntu yaza akagutuma gukora amahano, yewe yanahitana n'ubuzima bwawe, yashyira ubuzima bwawe mu kaga, ngo akunda guhereza amafaranga nawe ukagenda ukabikora? Ibyo bintu bikwiye umuntu nyamuntu ku ikarita y'ubumuntu bwe ufiteho elema yo gushishoza? Turabyibaza mu kiganiro cyacu kuba umuntu. Uyu muntu woherejwe kuvuga izina rya Prophet Joshua, sibyo, ngo akunda abona amafaranga, yoherejwe nk'umuntu mu gihagararo.
uyu muntu wagiye akigaragura mu byondo akigira nabi, uyu muntu wagiye akajya imbere ya kamera akigira nabi agakuramo imyenda agasigarana ikariso yonyine, sibyo? N'abandi bose mwabonye bariya babikoze cyangwa se babikoreshejwe n'ubumuntu bwo mu gihagararo gusa. Ese koko dushishoje umuntu nyamuntu ufite ubumuntu, ufite ikarita y'ubumuntu iriho element yo gushishoza no kwihesha agaciro, yakora biriya? Ari naho duhereye twibaza ikibazo tutese, byari bikwiye ko umuntu yaza akakubwira ngo ukora ibi n'ibi nk'umuntu, akaba yanagushuka akagutuma gukora amahano, genda uhemukire bagenzi bawe, genda ugambanira igihugu, genda ukora ibi n'ibi, genda ukora ibi n'ibi, nawe uzi ko ari ibintu bidakwiye ukagenda ukabikora kugira ngo ukundi ubone ariya mafaranga. Mu buryo bwose butandukanye, muri secteur z'imibereho y'abanyarwanda, mu buryo bwose bushoboka, muzi ibibazo nk'ibi ngibi byagiye bibaho kenshi gashoboka, umuntu baperereza mu by'ukuri bakaza gusanga at the end of the day ibyo yakoze bidakwiye, ibyo yakoze by'amahano, sibyo? Bya bindi abantu babona bakavuga bati ibi bintu byakozwe n'umuntu, umuntu wakoze ibintu yari umuntu. Ibyapererejwe byinshi usanga inyuma yabyo byihishemo amafaranga, akavuga ati ngewe nakoze biriya, nabigenje kuriya kubera ko yanyemereye amafaranga ingano iyi niyi. Twagiye hano mu kiganiro kuba umuntu tubona ingero nyinshi z'abantu bishe abandi, bica abandi kubera amafaranga, sibyo? Umuntu akica undi kubera 40,000, umuntu akica undi kubera 500,000, ukamwambura ubuzima. Ibi bintu rero biraza bigahura. Niba umuntu ari kuza akavuga ijambo rimwe ati genda umvuge mu izina nk'amafaranga, wewe ukagenda ukabikabiriza, ukiyambura imyenda, ukishyira mu byondo, ukiyambura ubuzima, ukiyambura imibereho ngo akunda guhe ya mafaranga, bitanga icyizere ki ko agutumye gukora ibindi bibi cyangwa gukorera abandi bibi ngo aguhaye amafaranga utabikora? Mu kiganiro hano kuba umuntu tubyibaze muri ubwo buryo, bitanga icyizere bwoko ki cyangwa kingana iki ko uwo muntu wakugizeho ububasha mutari no kumwe, yabivugiye kuri screen ya kamera ya telefone cyangwa ya kamera ye, wewe uragiye ubishyize mu bikorwa muticaranye, mwicaranye, hereza uburemere bw'ibyo ashobora kukubwiza ururimi rwe, ukagenda ukabikora nk'irobo, sibyo? Itari gutekereza. Niba warafashe telefone ukabona Prophet Joshua kuri telefone ugahita uvuga uti uko byagenda kose arantegetse, aranshoboye, aramfashe, reka ngende nkora ibyo ambwiye, ntabwo muziranye, ntimuranahura, ariko wamubonye kuri screen, uragiye witaye mu byondo, ukuyemo imyenda, witesheje agaciro ngo ukunda ubona amafaranga. Naho ibyo bidahagije, uko kwitesha agaciro no kugaragaza umuntu bwo mu gihagararo gusa ubisangije n'abandi bose, ntubihaye Prophet Joshua wenyine, we wabisabye, natwe twese urabitweretse, utweretse aho umuntu bwawe bushingiye. Ariko buriya iyo amazi atararenga inkombe haba hakiriho amahirwe yuko gukosoka bishoboka. Niyo mpamvu dufite ikiganiro kuba umuntu. Nagira ngo nkubwire ko kabisa nawe wateganyaga kubikora, nawe wabonye video ya Prophet Joshua, waratanga amafaranga, waragira gute ngo uvuge izina rye, stop it kabisa. Ntabwo bikwiye. Umuntu nyamuntu ufite ubumuntu kandi ufite ikarita y'umuntu iriho element z'umuntu bwuzuye, agomba kugiraho element yo gukura amaboko mu mufuka ugakora. Ntabwo waba wakoze ngo wifuze kurya iby'ubuntu, ntabwo waba wakoze ufite amafaranga make yawe wakoreye cyangwa se menshi ngo umuntu akubwire ngo genda wigaragure mu byondo, ngo genda unsingize muha amafaranga, kandi wakoze ngo ugende ubikore. Ahubwo ubikora kuko utakoze, imifuka yawe iri mu busa. Umuntu nyamuntu dukeneye hano mu kiganiro k'umuntu ni umuntu ugomba kugenda agakora akarya ibivuye mu mvune z'amaboko ye, mu mvune ze, sibyo? Abenshi rero bisanze baguye muri kariya gatego, ubirebye neza wasanga n'imirimo
bakora cyangwa se imirimo bategereje ko bayikora mu by'ukuri ari gake cyane bayikora cyangwa se batanayikora. Ese buriya kubona amaramuko y'uyu munsi, reka twibaze iki kibazo nanone. Tuvuga ubonye amaramuko y'uyu munsi ejo ugapfa, byaba bimaze iki? Prophet Joshua aguhaye ayo mafaranga, sibyo? Ejo ukayarya uyu munsi, ejo mu gitondo urapfa, byaba bimaze iki? Byaba bikumariye iki? Ese ibyo bihurira he na mpemuke ndamuke? Kuza ukabona ibyo ukeneye aka kanya, amafaranga rwose Prophet Joshua akayaguha, ukayarya, ejo bibaye ngombwa ko ari ayanyu muriye, sibyo? Byaba bimaze iki? Ese dufate icyo kintu tugihuze na mpemuke ndamuke. Aho ngaho sibyanyu navugaga haraguru ko biramutse bibaye ari ibishoboka kwa gutuma guhemuka, sibyo? Ntiwagenda ugahemuka ukireba aho uri umwe, ukareba ku nyungu zawe weho gusa, ugahemukira abandi kugira ngo ukunde uramuke, kugira ngo ukunde urya ayo mafaranga ya Prophet Joshua. Tubyuze tubyanarayizinge, tubirebere mu ishusho ngari nk'abantu bafite ubumuntu, bafite gushishoza, bafite elema ku ikarita zacu z'umuntu yo gushishoza. Mpemuke ndamuke, nkora ibi niyo byanyangiza, niyo byakira ubuzima bwanjye mu kaga, ariko mbona amafaranga. Uwo muco mu bantu, uwo muco wo kutanyurwa, uwo muco okay, hashobora kuba hariho ubukene, sibyo? Kandi buriya nuko bamwe na bamwe tujya tubyirengagiza, ubukene nta hantu butaba. Ubukire nta hantu butaba, ndetse n'ubukene nta hantu butaba. Niba wumva ko ukene, wumve ko ukennye ku rwego rwawe. Uriya ubona ko akize ku rwego rwawe. Ukennye kubera impamvu, n'uriya akize kubera impamvu. Ahubwo ikirimo aho ngaho gifite agaciro ni ukumenya impamvu uriya akize, nawe ugahereza agaciro impamvu ukennye, kandi ugaharanira kwikura muri iyo state, urumva, y'ubukene. Kubera yuko ikintu gitangaje, n'uriya wita ko akize, kuri we aba yumva ataragera aho agomba kugera. Uyu munsi rero kuba wahemuka, sibyo, ngo ukunde witwa umukire, ngo ukunde ukemura ikibazo, ntabwo ari wo muti ukwiye umuntu nyamuntu ufite ubumuntu, ufite ikarita y'ubumuntu iriho elema zikwiye umuntu nyamuntu. Guhemuka uyu munsi ngo ejo uzabeho, ntabwo bikwiye umuntu nyamuntu. Ahubwo wabaho uyu munsi ubaye mukuri, uhagaze mukuri, niyo mu isaha ikurikiyeho cyangwa n'ako kanya wapfa ugapfira ukuri, ugapfira impamvu irimo ukuri, sibyo? Biraruta. Ibyo nibyo kuba umuntu nyamuntu bisobanuye. Ibyo nibyo kuba umuntu nyamuntu. Ni nabwo umuntu kandi twakagombye kugira nk'abantu nyabantu. Inzara muri rusange, nzi ko hashobora kuba hariho inzara, sibyo? Ariko ntabwo byagakwiye ko inzara, sibyo, ituma uteshuka ku nzozi z'ubuzima bwawe. Isari waguye uyu munsi ntabwo yakagombye gutuma uteshuka ku nzozi ufite z'ubuzima bwawe, kubera yuko iyo nzara ufite kano kanya, uretse umva ahantu ibintu biba bihuriye, iyo nzara ufite kano kanya, uyu mwanya wari uzi ko ushobora kurya iyo nzara igashira. Iyo nzara waraye kabisa, iyo nzara wiriwe, ubwo bukene ufite, ayo mafaranga wabuze, wari uzi ko mu kanya nk'ako guhumbya, sibyo, ayo mafaranga wayabona kandi ukayabona menshi. Wari uzi ko iyo nzara ushonje mu kanya nk'ako guhumbya, warya igashira kabisa ukibagirwa mu gihe cy'amasegonda ko wari unashonje. Ariko uzi ikintu giteye ubwoba, iyo nzara nuyemerera kwangiza inzozi z'ubuzima bwawe. Inzozi z'ubuzima bwawe ntaho uzongera guhurira nazo. Inzozi z'ubuzima bwawe iyo zisenyutse, ntabwo kuzubaka bijya bikunda, akenshi ntibishoboka. Ubwo utandukanye nazo.
ariko inzara kuyivura sibyo birashoboka, ukanibagirwa ko wigeze gusonza. Ayo mafaranga twibaza iki kintu Prophet Joshua ari gutanga, ari kubaha sibyo, arayaguhaye, uzi intego yayo ari iyihe? Ese ubwo usanze ari amafaranga arangiza inzozi z'ubuzima bwawe, aguhaye uyu munsi akakumara inzara, uwo mwenda mwiza ukawugura, urwo rukweto rwiza ukarugura, utwo tubazo twibanze ukadukemura, ariko hanyuma y'umwaka, y'imyaka 2, hanyuma certain y'igihe runaka ukazasanga ayo mafaranga wariye yangije inzozi, like yagiye mu buzima bwawe, yangizamo inzozi wakagombye kuzubakiraho ubuzima bwawe bwose. Byakumarira iki? Ako gahinda bazagakizwa n'iki? Ni abanyarwanda bahera bakazakavuga ngo jya urya kagabuye, cyangwa urye duke urenzeho agakombe k'amazi, ubundi uryame uruhuke, ejo uzajye kongera gushaka twa tundi duke na twa tuzi two kurenzaho, aho kugira ngo urye byinshi uyu munsi ejo utazabona ukubyuka. Urye byinshi uyu munsi ejo buzake wapfuye. Warya dukeya, ahubwo ejo ukazaramuka ufite ubuzima, ukajya gushaka utundi dukeya ugakomeza kubaho, sibyo? Inzozi ufite uyu munsi wizemerera kwitwa cyangwa kubangamirwa cyangwa gukurwaho n'inzara ufite uyu munsi, kuko inzara irashira, inzara irarangira. Reka nkwe nk'urugero muri ibi bintu ndi kuvuga. Abana benshi b'abakobwa cyane cyane ababyariye iwabo sibyo, ujya kureba iyo umuganirije arakubwira ati iyo nza kumenya ko ibyo nari ndimo byari bwangiza ubuzima bwanjye hafi ya bwose, ntabwo nari kwifata ngo mbijyemo, ahubwo nagira inama utarabijyamo kwitonda. Kubera iki? Aba yarishinze ibyishimo by'akanya gato sibyo, noneho ibyo byishimo by'akanya gato kangana gutya bikangiza imibereho n'inzozi z'ubuzima bwe bwose, akisanga agiye kwicuza kuregreta ubuzima bwe bwose, kandi akantu kangije za nzozi z'ubuzima bwe yarakenjoyinze mu minota itarenze 2 cyangwa itanagezwe. Aho niho ndi kuvugira rero ngo inzara ufite uyu munsi, isari waguye uyu munsi, wiyemerera kwangiza inzozi z'ubuzima bwawe. Uri umuntu ufite ubumuntu, ufite imbaraga, ufite future, ufite ibitekerezo, ufite umutima. Ubyo byose mvuze byongeremo kugira ikarita y'ubumuntu iriho elema z'ubumuntu, sibyo? Byongereho kugira ikarita y'ubumuntu iriho elements cyangwa se elema z'ubumuntu. Ese reka turebe ku kindi kintu hano gikomeye. Buriya inyungu Prophet Joshua afite mu kunyanyagiza amafaranga benshi babona nk'ay'ubuntu ni izihe? Inyungu Prophet Joshua afite mu kunyanyagiza amafaranga mu bantu kuriya abenshi babona nk'ay'ubuntu ni izihe? Niba umuntu ari mu businessman, akaba ari umucuruzi, akaba akorera amafaranga nk'uko nawe yakorera sibyo, akaba ari umuntu uzi w'umushabitsi uzi gushaka amafaranga, none akaba ari gutagaguza amafaranga mu bantu kuriya sibyo, ukeka ko ari umuntu udafite imibare, ukeka ko yabyutse mu gitondo agasanga inzu ye yuzuye amafaranga, ashaka kuyagabanya yajugunya mu bantu kugira ngo agabanye, ukaramubangamiye, ari aho aryama yabaye menshi, kuri konti yabaye menshi, yaguze private jet nk'abandi, yaguze imodoka igezweho nk'abandi, aba mu nzu nziza nk'abandi, none amafaranga yayazinutswe, yamubangamiye, ari kuyatanga mu bantu. Ukeka ko ari uko nk'uko bimeze? Ntabwo mbizi nanjye, nkuko nawe utabizi, nawe wabikoze ibyo ngibyo ntabyo uzi, ntabwo ariko bimeze sibyo. None ukeka ko arabikorera ubuntu, ukeka ko nta mubara afite. Igikomeye hano
ni ukumenya umubare bifitemo, ariko icyo nzi cyo umubare urahari. Nta muntu utanga amafaranga y'ubuntu, reka tureke n'amafaranga, nta muntu utanga ibintu by'ubuntu muri ubu buzima ubaho. Uko byagenda kose nibyo wakwita iby'ubuntu, igihe kiragera ukabona byari bifite impamvu yabiguhaye, kandi ukisanga ugomba kwishyura impamvu yabiguhaye. Uko niko kuri k'ubuzima tubayemo. Abenshi rero batari bemera ukuri kuko buzima kubwo buzima ngo bamenye ko ubukene bubaho. Niba utaremera ko ubukene bubaho, ari n'ikintu erega umuntu agomba kwibaza hano. Niba waravutse ugasanga habaho ubukene, ugabyivuka ugasanga habaho ubukire, sibyo? Okay, kurwanya iyo ndwara y'ubukene like ni inzozi za buri wese, ariko se niba ubwisanzemo muri cya gihe uri gukora uko ushoboye ngo uburwanye, sibyo? Muri cya gihe uri gukora uko ushoboye ngo urwanye ubwo bukene, wasingiye inzira yo kugana ku bukire, ukemera igihe ubayemo, ukavuga uti ndakennye, yes ndakennye. Emera status y'ubuzima ubayemo niba ari ubukene, ahubwo uharanire gusingira ubukire hatajemo kwiyangiza no gukora ibyatuma inzira yawe yo gusingira ubukire utayigeraho. None se ubundi bwo tuvuze ko niba Prophet Joshua ari umukunzi, ari gukora biriya ari gukora kubera urukundo akunda abanyarwanda, ndaza hano mbyite umukunzi ukomeye w'u Rwanda. Niba arabikora kuriya yaba ari kubona amafaranga akavuga ati ibyibanze nkeneye nk'umuntu ku giti cyanjye bimeze gutya na gutya, byakemutse, iyo modoka nziza ndayifite, aho kuba heza ndahafite, abana banjye n'umuryango bari settled financially, reka mfashe n'abanyarwanda. Niba mu by'ukuri ari kubikora kuriya kubera umutima mwiza ndetse n'urukundo afitiye abanyarwanda, Prophet Joshua ni inshuti y'u Rwanda, ni inshuti y'urubyiruko rw'u Rwanda, ni inshuti y'abanyarwanda yakadasohoka. Ariko nanone ikintu cyo kwitondera, niba ari kubikora kuriya atanga amafaranga muri buriya buryo agamije ikintu kibi, Prophet Joshua ni umwanzi w'u Rwanda n'abanyarwanda uruta abandi bose bigeze kubaho. Bavuga ngo you've taken advantage of someone's situation, you know, gufatirana umuntu mu bihe arimo, like akavuga ati urubyiruko rw'u Rwanda, ubwo aho ni kuri side ya Joshua, ntabwo urubyiruko rw'u Rwanda rukennye, akavuga ati urubyiruko rw'u Rwanda rurakennye, sibyo? Reka mfatirane advantage, I take advantage of them kuko bafite iki kibazo, nanjye mbafatishe muri ubu buryo mbakoresha ibyo nshaka. That is why ndi kuvuga ngo niba bikora kubera indi intention, sibyo? Intention yindi mbi, Prophet Joshua ni umwanzi w'igihugu cy'u Rwanda wigeze ubaho kuruta bigeze babaho bose, kuko it is dangerous, sibyo? It is dangerous, it is totally dangerous. Now ibi ngibi byose rero turebeye hamwe, sibyo? Nta offense bigamije, sibyo? Ari kuri Prophet Joshua, I don't mean any offense, any kind of offense. And ndetse no kuba kiri amafaranga bakoze ibyo bakoze ndetse n'abateganya kubikora, like no offense, no offense. Ahubwo ikigamijwe hano, wibuke ko icyari ikiganiro kuba umuntu, nukureba ngo ese biriya bintu birakwiye, ese biriya bintu bigamije iki, ese biriya bintu birerekeza he, ese biriya bintu niye mpamvu ibyihishe inyuma. Nk'abantu turi abantu mu bihagararo, kandi birenze kuba turi abantu mu bihagararo, tukaba dufite ubumuntu muri twe ku ikarita z'umuntu bwacu, iriho elema yo gushishoza. Iki kiganiro kigamije gushishoza, aho bidakwiye tukabikosora, ibikwiye tukabyemburesinga, tukabigira ubuzima bwacu bwa buri munsi, tukabyimika mu mibereho yacu ya buri munsi, sibyo? Ariko hahandi uzasanga Prophet yatanze amafaranga agafasha abanyarwanda kwikura mu bukene, ukavuga uti wow, Prophet Joshua kabisa
n'umuntu nyamuntu, ariko yabikoranye intention nziza. Ariko hakaba naho uzasanga yabikoranye intention mbi, ukavuga uti what, burya biriya bintu byakozwe na Prophet Joshua atanga amafaranga ni biriya yaragamije. Ubu yabikoresheje n'iki? Ubu umuntu bwe burihe? Nizere ko hatazagera igihe ngo hibazwe ibibazo nk'ibyo ngibyo. Iki ni ikiganiro ku umuntu, nge nitwa Don the Great. Wakoze cyane kuba babanye natwe, tuzahurire hano mu biganiro bikurikiyeho. Warakoze kuba warakoze subscription cyangwa se subscribe, uklikinga ibyo dukora, comment ndetse na share, byose tubiha agaciro. Ariko tunagushishikariza nawe utarabikora kugira ngo ubikore, ube umwe natwe kandi twagure umuryango. Ikiganiro no kuba umuntu, tuzabonane.